Abantu benshi batunguwe kandi bagatungurwa no kubwo kutamenya no kudashaka kumva icyo Imana ivugana nabo. Imana irambwira ngo nicyo gituma igihe cy'umubabaro n'uburibwe biziye abantu benshi. Abantu bitondere ibi bihe turimo kuko Satani arimo arakora cyane ashaka uburyo yabona abayoboke benshi. Ngo Imana yakomeje kujya igenda ibwira abantu ngo nyamuneka mwiyarure. Imana irambwira ngo hano imbere abantu bagiye kubura inzira. Imana yakomeje kuvuga ngo inzara iraje. Abahanuzi b'Imana tukabapinga ngo mbese inzara yanyura he. Imana irambwira ngo mbabwire ngo uyu ni umuteguro, iyi ni imiburo Imana ibahaye. Imana irambwira ngo hano imbere ugiye kujya ugira n'amafaranga, ngo hari igihe kigiye kuza yuko mwamaze kwibagirwa aho Imana yabakuye, mukibagirwa iby'Imana yakoze. Abenshi mukaba muri gukorana n'imbaraga z'umwijima mwibagirwa. Iki gikombe buri muntu wese azakinyweraho. Nabonye abantu banywera ku gikombe gishaririye. Umunyarwanda hari hose asenge, yongere asenge, yongere asenge. Ibizagera kuri mwene so niwumve yuko we bizabiguhaye amahoro. Numbaza impamvu Imana yampaye iyi message ngo nyitambutse muri ibi bihugu. Imana turagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro kubw'uyu mwanya ukomeye uduhaye wo kuboneka imbere yawe. Hari abakagombye kuboneka hano ariko barapfuye, abandi bari mu bitaro, ariko njyewe warandinze kugira ngo mu gihe gisa nk'iki namamaze ibyawe. Umwuka wera abe muri nge anyobore, kandi abazumva ubutumwa Mana bakabugeza no ku bandi uzabaha umugisha. Uwiteka urakoze, ngaho tugirire neza, udufashe kandi umugisha abantu bose badushyigikira muri uyu murimo kugira ngo umurimo wawe ukorwe. Mwami Mana Nyiringabo, mu buryo bwose, ari abadusengera, ari abadufasha mu buryo bwose, ari ubugaragara mu buryo bwose bwo gusharinga ubu butumwa, buri muntu wese ugira icyo akora kugira ngo umurimo wawe urusheho kwamamara, ubwami bwawe burusheho kwamamara, ahabwe umugisha. Nanjye rero bigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibahe umugisha. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 7 umurongo waho. Turasoma Yeremiya igice cya 7 umurongo waho wa 26, n'ubundi turasoma tugeze hepfo ku murongo wa 30. Haranditse ngo nyamara ntibarakumvira haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze ijosi barusha basekuruza gukora ibibi. Uzababwira ayo magambo yose ariko ntibazakumvira, kandi uzabahamagara ariko ntibazakwitaba. Maze uzapfe kubabwira uti ubu ni ubwoko utumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yabo, batemeye no guhanwa, kuri kuraheze kandi gushize mu kanwa kabo. Imora umusatsi Yerusalemu we, uwujugunye kandi uborogere mu mpinga z'imisozi, kuko Uwiteka yanze umuryango w'abantu yarakariye akabareka. Erega Abayuda bakoreye ibibi imbere yanjye, niko Uwiteka avuga. Bashyize ibizira byabo mu nzu yitiriwe izina ryanjye, barayanduza. Imana idufashe cyane. Njya guhabwa ubu butumwa, nabonye umuntu wari uri mu muhanda arimo agenda yambukanye umuhanda. Ngiye kubona mbona haraguru cyangwa se imbere haturutse imodoka yari irimo igendera ku muvuduko mwinshi, ariko wari uyitwaye akimara kubona yuko muri wa muhanda hahagazemo umuntu, avuza ihoni. Avugije ihoni mbona wa muntu
ntabwo aryumvise. Noneho wa muntu ubwo shoferi yavuzaga ihoni cyane, ndetse n'abari hirya no hino bakabona yuko uriya muntu anahuye n'ikibazo, ngiye kubona mbona shoferi yabaye nk'umugeraho ashaka gufata feri, ariko bidakunda. Ngiye kubona mbona wa muntu ahasize ubuzima. Ngiye kubona mbona ibyo birangiye gutyo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo icyo iri yerekwa risobanuye, Imana irambwira ngo ni igihe kirekire Imana ivuze ihoni ngo abantu babashe kumenya aho bakwiriye kudahagarara, babashe kumenya aho bakwiriye kuva, babashe kumenya aho bakwiriye kumenya ko bashobora kwahurira n'ibibazo. Ariko ngo iri honi ry'Imana ntabwo abantu baryumva. Imana irambwira ngo icyo nicyo gitumye abantu benshi batunguwe, kandi bagatungurwa no kubwo kutamenya no kudashaka kumva icyo Imana ivugana nabo. Imana irambwira ngo yabagiriye inama kenshi, ariko ntago bakeneye kumva inama z'Imana. Imana irambwira ngo nicyo gituma igihe cy'umubabaro n'uburibwe biziye abantu benshi. Kandi Imana irambwira ngo uyu mubabaro ntabwo uzagera ku bantu bari mu gihugu kimwe, ahubwo uzagera ku bantu batuye muri iyi si, kubera yuko iyi si ngo abantu bashatse kwigira abanyabwenge, bagashaka guhinduka nk'Imana. Imana irambwira ngo nicyo gituma igiye kuzana ikinyuranyo hagati y'umwana w'umuntu. Imana irambwira ngo ariko abantu bayubashye bagasenga bakaba maso, nta kizabatungura. Nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona hari ibyorezo bije hano muri iyi si. Bya byorezo bikimara kuza muri iyi si, mbona barimo babishakira inkingo. Imana idufashe twumve neza ubu butumwa kuko burakomeye. Ngiye kubona mbona ibihugu bimwe na bimwe mbona birashyiraho itegeko rivuga ngo umuntu utazikingiza uru rukingo niyemererwa kujya mu isoko, niyemererwa kugera ahandi hantu yajya. Noneho ngiye kubona mbona kubera ko nabonaga n'abantu bari bari mu kazi, bamwe bashaka kuvuga ngo ntituriteze uru rukingo, ariko mbona abantu barutewe ku ngufu kubwo kugira ngo batareka akazi kabo, abantu batareka kujya mu isoko guhaha, abantu batareka imirimo yabo. Ariko ijwi ry'Imana rirambwira ngo ruriya rukingo ubonye rurimo kabutindi, rurimo kabutindi. Imana irambwira ngo ni uburozi buri muri ruriya rukingo, kandi ngo ni uburyarya bw'abazungu, ni uburyarya bw'abazungu. Kandi njya nkunda kubivuga, Imana yaremye umuntu imuha ubwenge, ariko ubu bwenge Imana yahaye umuntu usanga ari nabwo bunarenga bukatuzanira ibibazo. Imana yatanze ubwenge, ariko bwa bwenge Imana yahaye umuntu nibwo butuma yiga gukora grenade, ya grenade akayitega ahantu igaturikana abantu. Ubu bwenge Imana yahaye abantu nibwo butuma umuntu yiga gukora imbunda, wajya kumva ngo umuntu arasha undi. Ubu bwenge Imana yahaye abantu nibwo butuma ibihugu bihora biri kurwana, kandi biri kurwanisha imbunda bya bihugu n'ubundi byagiye birakora. Ni ukuvuga ngo rero Imana irambwira ngo ubu bwenge bw'umwana w'umuntu, ubu bwenge bw'umwana w'umuntu, Imana yo mu ijuru idufashe, irambwira ngo yaba umuzungu yaba umwirabura, ubu bwenge bugiye kumugiraho ingaruka. Abafite amatwi yumva nibumve iby'umwuka abwira amatorero. Nabonye abantu baterwa izo nkingo, kandi ngiye kubona mbona za nkingo, ngiye kubona mbona umwaka umwe urashize, ibiri irashize, ngiye kubona mbona mu gihe cy'imyaka 10. Urebe ukuntu umuzungu akora ibintu akabikorana ubwenge. Umuzungu wakoze iyi telefone, buriya ni ukuvuga ngo yayihaye imyaka ntarengwa. Umuzungu ni uko nguko akora ikintu akagihamanda, ku buryo niyo
waba waragifashe neza ukakibika neza rwose ukakirinda mu buryo bwose, iyo manda icyo gikoresho cyahawe irangiye gihita gipfa kandi ntushobora kugikoresha ngo byemere kuko manda yacyo iba yarangiye. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ruriya rukingo abantu benshi bazavuga bati ibi bintu ni ukuri, abandi bati ntabwo ari ukuri, atariko mu gihe cy'imyaka 10 ingaruka y'urwo rukingo izatangira kugera kuri buri muntu wese, atangire kubona yuko rwa rukingo rwari uburozi. Imana irambwira ngo abantu bitondere ibi bihe turimo kuko Satani arimo arakora cyane ashaka uburyo yabona abayoboke benshi, kandi Imana irambwira ngo muri izi nkingo zigiye kujya ziza ngo bari gukingira abantu, Imana irambwira ngo niho abantu bagiye kuzashiduka basange barashyizweho wa mubare 666 wa ya nyamaswa dusoma mu byahishuwe. Burya umuntu afite ubwenge kandi afite gutekereza. Nujya kubona ukabona abantu ibintu biraje babigiriye amakenga, wijya kwigira ngo ngiye ngo ndi nyirandabizi ngo ariko aba bantu, umuntu ureba aremwe mu ishusho y'Imana, kubera yuko ngewe namenye imikorere y'inzoka. Yesu yaravuze ngo mugire ubwenge nk'inzoka. Iyi nzoka ngo iyo igiye mu mwobo itahamo, burya ngo ntabwo igenda ivuduka, ahubwo ngo iyo igeze kuri wa mwobo itahamo ibasha gutega amatwi ngo yumve ko hari ikintu gishobora kuba kinjiye muri wa mwobo gishobora kuba cyayigirira nabi. Iyo rero yumvise ko nta kintu kiri muri uwo mwobo, irinjira ikajya muri wa mwobo. Iyo igeze muri wa mwobo ibasha kumenya ngo burya ngewe afite abanzi benshi, inyuma hashobora guturuka umwanzi akanyinjirana akangirira nabi, ngo irongera ikabirinduka igasubiza umutwe inyuma kugira ngo n'ubundi ikomeze ihunahuni ibishobora kuyinjirana biturutse hanze. Nuko nguko inzoka ikora. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugire ubwenge nk'inzoka. Nukuvuga ngo rero umuntu bujya aratekereza, umuntu Imana yamushyizemo amakenga, n'umuntu utagira amakenga burya nta nubwo aba yuzuye. Umuntu ushobora kugera ahantu akavuga ati ngewe shingiye ku kuntu muri iyi minsi abarozi bagwiriye, mu by'ukuri ujya kumva umuntu ngo yapfuye yishwe n'uburozi, ntabwo nkwiriye kugenda ndi kuryagaguza aho mbonye hose, aho bamaye ibyo kurya ngo ndarya, hoya, ahubwo ukagira ubwenge kavuga uti nkwiriye kumenya yuko iki gihe turimo ari igihe kigoye, ari igihe kirimo abarozi, ukagira amakenga, ukamenya ngo shingiye ku bagizi ba nabi bariho buno, abicanyi bariho muri iyi minsi, ntabwo nkwiriye gutaha ijoro, nkwiriye kwigengesera nkirinda, kuko n'umujura iyo yiba afatira ku ijoro, n'umwicanyi abenshi bategera ku ijoro. Ukagira amakenga, burya ubu uri umuntu wuzuye. Niyo mpamvu Imana yo mu ijuru yambwiye ngo mbabwire ngo bimwe mu byo mwebwe mwumva yuko nta kibazo bifite, aho ngaho niho Satani ategeye abantu. Muri iyi minsi abantu bagiye bavuga ibintu byinshi cyane, bati irangamuntu y'ikoranabuhanga ibintu bimeze gutya gutya na gutya na gutya. Ati none se wakwanga kuyifata uri mu gihugu n'ubundi ukaba witwa nde? Ni ukuvuga ngo urumva iyo rangamuntu ubwo hari abantu baba bayigizeho iki, bayishidikanyijeho bakayigiraho amakenga. Kandi mu by'ukuri ikintu nabonye si uko abantu benshi, wenda n'urugero nk'ibyo bintu biba bikorwa gutyo, si uko ibihugu byinshi cyangwa se abayobozi benshi baba bazi yuko icyo kintu ari kibi, ahubwo bo babikora, hari uburyo babikora ari nko mu buryo bwo kurwana ku baturage babo, ariko nyamara bya bintu bifite ikindi kintu kibyihishemo. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu gusa isengesho, kwizera
ibyo bintu bitesha agaciro. Amaraso ya Yesu atesha agaciro ikintu cyose naho cyaba gihumanye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo naho twagikica ntacyo kizagira icyo kidutwara, nidukandagira inzoka na sikoropiyo ntacyo tuzaba. Ni ukuvuga ngo nuko yarazi yuko tuzagenda dukandagira ibyo byose, tukagenda turya ibyo byose bibihumanye bikaza kandi nta nuri bubihungire, ariko kubera yuko wizeye kavuga uti kubwo kwizera ibi ngibi ntibigire icyo bintwara, ariko abatizera bikabarangiza. Bene data, ndababwiza ukuri, tugiye kugera hazamuka. Nabonye abantu barimo bacyama, ariko bageze imbere babura inzira. Mbona batangiye kuzamuka umusozi. Imana irambwira ngo muri iyi minsi abantu benshi bararenzwe. Ab'Imana yahaye kurya inyama barumva rwose nta kindi bakora kitari ugusambana. Ab'Imana yahaye amafaranga barumva nta kindi bakora kitari ukunywa inzoga. Imana irambwira ngo n'ab'Imana yahaye icyubahiro barumva nta kindi bakora kitari gusuzugura abaciye bugufi. Imana irambwira ngo kubera ibyaha by'abakorwa bikorwa n'abatuye isi, ngo Imana yakomeje kujya igenda ibwira abantu ngo nyamuneka mwiyarure mwiyarure mwiyarure. Imana irambwira ngo hano imbere abantu bagiye kubura inzira, buri wese azazamuka. Kandi nabonye abantu bazamuka imisozi, ngiye kubona mbona barimo bazamuka imisozi. Abandeba mwese, ngiye kubona mbona barimo bazamuka imisozi, bazamuka baheteye bikoreye imitwaro ibaremereye. Imana igiye kunyereka, ngiye kubona mbona abantu benshi bageze mu cyeragati cy'umusozi bazamukaga, mbona barananiwe. Imana irambwira ngo bwira abantu bashake ikizabarengera mu gihe kiri imbere. Hano imbere hari inzara iteye ubwoba, kandi Imana yakomeje kuvuga ngo inzara 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 iraje. Abahanuzi b'Imana tukabapinga ngo mbese inzara yanyura he. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mbese ubu ntabwo muri kubireba ngo mubone iby'Imana yavuze aho bigeze. Imana irambwira ngo mbabaze ngo mbese umuntu wahembwaga 20,000 akagenda agaterura umufuka w'akawunga, iyo uhembwe ibyo 20,000 buno wagenda ukabiteruramo uwo mufuka w'akawunga? Imana irambwira ngo mbabwire ngo mbese umuntu wajyaga gukorera amafaranga y'1,000 akagenda akagura ikiro cy'ibirayi ku mafaranga 300, akagura ibiro 3, agasagura n'inyanya z'ijana. Ese ubu ngubu ayo mafaranga 1,000 wayaguramo ibiro 3 by'ibirayi n'izo nyanya ukazibona? Murabona ahantu inyanya buno zageze. Mu by'ukuri Imana irambwira ngo mbese iyo mwitegereje wajyaga guterura umufuka w'umuceri ku 23,000 na 4, ubu ngubu ayo mafaranga yagenda akayateruramo umufuka w'umuceri. Imana irambwira ngo ese uwagendaga akagura litiro y'amavuta y'2,000, amavuta y'ubuto, ubu wafata ya mavuta ibya 2,000 ukagenda ukagura litiro y'ubuto ukayibona? Imana irambwira ngo mbese uwagendaga akagura itija y'isabune ku mafaranga 5 akayigura amafaranga 4, uyu munsi wagenda ukayigura? Imana irambwira ngo uko ibintu byose byazamutse, niba waraguraga amakara ku mafaranga 300 uyu munsi ni 500, kandi urukuburu kuyagura 500 none ejo wasubiraho ugasanga na 5,5. Nuvuga ngo ikintu urukukigura none uyu munsi wajya kukigura ugasanga cyuriye ukagira ngo urukurota, wajya n'ahandi ugasanga nuko nguko. Imana irambwira ngo mbabwire ngo uyu ni umuteguro, iyi ni imiburo Imana ibahaye.
Imana irambwira ngo hano imbere ugiye kujya ugira n'amafaranga, ngo hari igihe kigiye kuza ugire n'amafaranga ubure n'icyo uyahahisha. Nabonye umuntu arimo ashaka inyanya, arambwira ngo karitsiye yose abacuruzi bose abagezeho, ariko inyanya arasibuze. Noneho nganirije umucuruzi arambwira ati none warangura inyanya, hari icyo barengamo cyitwa ipaniye y'ibihumbi 12, wayirangura 12. Izo nyanya niyo wagurisha urunyanya rumwe 200 kutayakuramo, izo nyanya ubundi wazirangura ukazimaza iki? Ahantu turi kwerekera uretse abantu bahumye, ariko turimo twerekera ahantu hagoye. Imana irambwira ngo hano imbere n'uwibwira ko ari umunyacyubahiro agiye kugera ahantu azumva ananiwe. Imana irambwira ngo bwira abantu bubaha Imana, basenge kandi bagume mu mwanya wabo, ngo kuko itabura uko ibigenza izabarengera. Irambwira ngo naho baba ari abakene Imana izabarengera, naho baba batagira shinge na rugero Imana izabitaho. Imana irambwira ngo mbabwire ngo umunyabwenge asenge kandi amenye ibihe turi kugenda dusatira ko ari ibihe bikomeye, kubera yuko Satani agiye gukorera ku mugaragaro. Imana irambwira ngo hari ibintu abantu bagenda babona mu itorero, ngo abantu barwaniye ngo mu rusengero, ngo abantu ngo amabendera y'abatinganyi ibiki, ngo abantu bakabijujura gutyo bikarangira gutyo. Imana irambwira ngo utangaze iri tangazo buri wese aryumva. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mbese mwari mwabona iki? Imana irambwira ngo hari igihe Satani agiye kujya akora ibintu ku mugaragaro, umuntu wese abibone asanga nta n'icyo yanabikoraho. Nujya kubona ubone pasiteri akoze ibintu, kubera iki? Uyu mwuka wamaze kwinjirana abitirirwa izina ry'Imana, ntabwo abantu barakamenya ngo nyamara twarinjiranywe, ahubwo abantu barabifata nk'ibisanzwe. Nyamara ibi ngibi bimenywa n'umuntu ufite andi maso. Udafite andi maso ntabwo we yapfa kubimenya. Niyo tuvuga ibi ngibi abantu ntibabishyikira, ariko nagira ngo mbabwire igihe kiraje mu byibonere. Wowe uri mu gihugu cya Zambia, Imana yanyeretse kiriya gihugu cya Zambia, ngiye kubona mbona harimo abakristo bakeya. Imana inyereka kiriya gihugu cya Zambia gicuza umwijima, ariko mbona mwinyenyeri nkeya cyane ziri kumurika. Imana irambwira ngo bwira abanyarwanda bagiye muri Zambia basenge cyane. Igihugu cya Zambia, iyi si ifite ibihugu byinshi, ko navuze za Mali, ko navuze za Kenya, navuze za Congo, navuze za Ethiopia n'ibindi bihugu byinshi, za South Africa n'ibindi. Imana yambwiye ngo muntu wowe uri mu gihugu cya Zambia usenge cyane. Nabonye kiriya gihugu cya Zambia, abantu bari mwa kiriya gihugu, naje kujya kubona mbona bahuriyeho n'intambara izibatunguye. Imana irambwira ngo bari abantu bari mwa kiriya gihugu cya Zambia basenge kandi bishingikirize ku Mana. Imana irambwira ngo kubera yuko abantu bageze mwa kiriya gihugu, bamwe bararengwa bibagirwa aho bahoze, bibagirwa Imana, ngo nicyo gituma umwanzi agiye kubarasa batunguye, kandi muri kwa kubarasa abenshi niho bazatangira gusenga Imana, kandi umwanzi yamaze kubataka. Imana irambwira ngo igihe cyo gusenga kwanyu ni iki ngiki. Wowe uneze amatwi uri mu gihugu cya Malawi, Imana yambwiye ngo namwe abari mu bihugu bya Malawi, kandi nimvuga gutya ntibireba abanyarwanda bagiye Malawi, ube waravuye Congo, ube waravuye mu Burundi, Imana yambwiye ngo mwongere ibihe byo gusenga. Rope doveshise fine contre. Ndababwira ngo Imana yambwiye ngo mwongere ibihe byo gusenga. Nabonye hari umwuka wa Satani kandi ufite imbaraga ubinjiranye muri ibyo bihugu. Ngiye kubona mbona abantu benshi baramanjiriwe, babuza ahantu bahungira, baburi cyerekezo, basanga imbere harafunze, inyuma harafunze, impande harafunze. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo umuntu wiringiye Imana by'ukuri, umuntu wamenye kwiteganyiriza akishingikiriza ku Mana, ngo ntabwo azatungurwa. Nabonye ibi bihugu, nabwiwe ibihugu 5, ni ukuvuga ngo mbabwiye Zambia,
mbabwira Malawi ni ibihugu bitatu byo kuri uyu mugabane wa Afrika. Urumva Imana irongera irambwira ngo mbwire abanyarwanda, ubwo ni igihugu cya gatatu, abanyarwanda baneze amatwi, nanjye ndi muri iki gihugu. Imana yambwiye ngo banyarwanda mbabwire ngo kubera yuko mwamaze kwibagirwa aho Imana yabakuye, mukibagirwa iby'Imana yakoze, abenshi mukaba muri gukorana n'imbaraga z'umwijima, mwibagirwa amateka y'ibihe byatambutse. Imana irambwira ngo gutungurwa kuraje, kandi Imana irambwira ngo mbabwire ngo nukuri ngo iki gikombe buri muntu wese azakinyweraho. Nabonye abantu banywera ku gikombe gishaririye, ngiye kubona mbona umuntu wese unywereye kuri cya gikombe, ngiye kubona mbona arimo arashaririwe cyane. Imana irambwira ngo abanyabwenge bezwe basenge banyarwanda, kuko muratunguwe. Kandi nimvuga gutungurwa, abantu bigize abanyabwenge, umuntu yavuga ngo gutungurwa, ngo yavuze ngo intambara iraje. Erega mu by'ukuri njyewe ndi umwe mu bantu bababwiza ukuri. N'abandi bari mu bihugu bibamwo intambara, ntabwo ari uko ari ibyaha byinshi bakoze, ahubwo kuba dufite igihugu kirimo amahoro ni uko ari Imana iba yadushyizeho uburinzi. Imana yemeye ko ejo bundi nza gutakaza amafaranga menshi, none ntakaje ayo mafaranga, ngira ikibazo mbwira Imana nti kuki wemeye ko ibintu bimbaho nta na sinye nigeze mbona. Imana irambwira ngo nari ndimo kukwigisha ko abantu bihagazeho ngo twebwe twageze kuri ibi n'ibi, ariko bashobora gutungurwa n'igihe batazi. Kandi niba ari amazu meza bakayanyagwa, niba ari amafaranga bakayahomba, niba ari ibyo biringiye bigata agaciro, kandi ngo ntihagere ubasha kubivuguruza uretse Imana yonyine. Imana irambwira ngo bwira umunyarwanda aho ari hose asenge, yongere asenge. Imana irambwira ngo bwira umunyarwanda aho ari hose asenge, yongere asenge. Ibyo ni ibihugu bitatu mbabwiye. Nababwiye ngo umuntu uri muri Zambia, umuntu uri muri Malawi, umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda, abo banyafurika b'ibihugu bitatu basenge cyane. Imana irongera inyereka igihugu cya Australia. Nagiye kubona mbona kiriya gihugu cyinjiyemo umwijima mwinshi. Ngiye kubona mbona umwijima ukimara kwinjira muri kiriya gihugu, mbona abantu benshi cyane bafashwe na wa mwijima, umuntu akajya abura n'ubujya kuri tuwarete kubera wa mwijima wageraga no mu nzu, kuko nabonaga amatara yose yo muri icyo gihugu yazimye, kandi mbona ari mu ijoro. Imana irambwira ngo umunyarwanda uwumva ururimi rw'ikinyarwanda uri muri Australia asenga Imana kugira ngo uriya mwijima ubwo ugiye kwinjira na kiriya gihugu uzasange bari abantu bariyo bafite amatabaza. Abasenze Imana bazaba bafite ikibamurikira, ariko nabonye abantu benshi babura ikibarengera muri uriya mwijima nabonye. Ni ukuvuga ngo wowe uneze amatwi, ukaba uzi yuko uri hariya muri Amerika, hariya mu gihugu mwakira gihugu cya Amerika. Nituvuga Amerika ni ibihugu bitandukanye, ariko aho waba uri hose ukaba witwa ko uri muri Amerika. Imana yambwiye ngo usenge cyane, kubera yuko nagiye kubona mbona umuntu araza, ngiye kubona mbona yari afite icyuma, cya cyuma cyari kirimo ubumara. Ngiye kubona mbona haje itegeko rivuga ngo buri muntu wese agomba gupimishwa iki cyuma. Cya cyuma buri muntu wese agapimwa na cya cyuma, ariko cyane ngiye kubona mbona ni abantu baturutse mu bindi bihugu. Umuntu wese cya cyuma cyakoragaho, nagiye kubona mbona ubuzima buhise buba paralize. Uwakozwagaho cya cyuma wese ubuzima bwahitaga buba paralize. Imana irambwira ngo ibi byose byatewe n'uburangare bw'abantu
bagiye muri Amerika basenga Imana, bagezeyo bararengwa, birengagiza bene wabo basiye mu Rwanda, birengagiza abantu n'ubundi bari hasi, barabirengagiza bibagirwa gusenga, bajya mu byaha bitandukanye, barashayisha ngo none hari igipimo kigiye kubatungura, kigiye kugusanga muri Amerika. Kandi ijambo ryitwa pararize ni ijambo rikomeye cyane. Pararize, ukuboko ni gukora, amaguru nakora, nabonaga umubiri wose ubaye pararize. Imana irambwira ngo abantu bagiye gutungurirwa muri Amerika, mu gihe kiriya gihugu abantu benshi baragihaye amahirwe ngo bariyo baguwe neza. Nabonye abantu bababarizwa muri Amerika, ngiye kubona mbona barimo bashaka icyabarengera bakakibura kuko igihe cyari cyarenze. Imana irambwira ngo bwira abanyabwenge bafata ubwishingizi ku Mana, ufata ubwishingizi ku Mana ku buryo uzabwira Imana ngo Mana nukuri undinde, ntabwo nigeze njya kure yawe muri iki gihe, n'ubundi nageze muri iki gihugu narasenze, naragukoreye, narakubashye, nagiriye neza abantu bawe Mana. Mbese mushaka ubwishingizi ku Mana. Ibi bihugu ndabisubiramo, nababwiye ngo Malawi, Zambia, Australia, Amerika n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko Imana irambwira ngo mbwire n'abandi bere kwirara, ngo kuko ibizagera kuri mwene so niwumve yuko we bizabiguhaye amahoro. Si numbaza impamvu Imana yampaye iyi message ngo nyitambutse muri ibi bihugu, ariko ngo nawe uri ahandi wumve neza yuko niba ari igihe cy'uko isi igiye kubura amahoro, nawe uzaburira amahoro aho ngaho wagiye. Niba uri muri Canada, ukaba uri mu Bwongereza, ukaba uri mu Bushinwa, byange bikunde niwihumurize ngo ngewe ngo oya, Imana yambwiye ngo igihe kigiye kuza benshi baratungurwa, kandi abari hirya no hino bazatungurwa. Udafite Imana nta kizamurengera. Munyemerere dusenga Imana muri iyi minsi, nta kindi ndimo nisengera Imana, kandi ndi guhabwa ibintu byinshi bikomeye. Nukuri ifite ibintu byinshi bikomeye, hano ubwo nanabivuga uyu munsi ngo mbirangize, ariko nukuri mureke dusenga Imana. Abanyabwenge bezwe basenge, bezwe begera Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ngushimiye ko message wampaye nyitambukije. Ngaho rero Uwiteka ndasenze kugira ngo umwami Imana nyiringabo abagiye kumva iyi message wampaye bazabashe kumenya icyo gukora, kandi bazakwishingikirijeho, kuko ari wowe uturinda tukaba amahoro masa kuko tukwiringiye. Ubuntu n'amahoro n'imbabazi zawe no gufashwa n'Umwuka Wera bibane n'abantu bawe bose, ari abari mu Rwanda no mu bindi bihugu, ko mbibasabiye mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom.